Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa ryari umukino witwa Nguhoze nte wanditswe na Karangwa Liliane unonosorwa n'itorero Indamutsa. Ese mama umwana utanyurwa hozwa ati? Ese niyigira abazirunge zange z'ibisogo tujye duterera iyo tugire tuti niko yabaye ntanyurwa? Cyangwa tujye dukora iyo bwabaga tuguyaguye tugorore kugeza avuye kwizima? Ese mbaza abana bagenzi banjye niko kuba umubyeyi upfakaye yakwishumbusha bitubera umutwaro? Ngaho nimukurikira umukino mwiyumvira ibya Domina n'urubyaro rwe. Sheri, ndangije kwitegurira mu ntumerekeze ngende. Domi, nyamureka nkumerekeze ndagiye. Aho da. Akakanya se musize mu buriro ubaye Kidomi. Ndeka mureke. Gusa wihangane ntabwo nguherekeza ntibisanzwe. Hago zicyo ni iki cyubumbatiye mu gituza. Meriza ndebe. Cya. Wongeye gufata ya foto kuko Domi. Erega niyo wagira utese napfa kuyireka. Oya Domi. Narakubuje rwose ariko sinzi impamvu utanyumvira. Iteka uko ufashe iyi foto nuko uyitegereza. Wirirwana umutima wuzuye intimba. Kandi nukuri ikintu cya mbere nanga nuko kubona ubabaye. Mpereza hano. Oya nayo ngwa mureke. Mpereza iyo foto Domi. Mpereza rwose. Mwinyima nanjye birambabaza. Mpereza. Ngahakira kurame muti. Ntabwo ngoye mu Domi. Ni uburyo bwo kukurinda rwose kubabara. Sinumvisha impamvu gitunza amafoto y'umugabo wawe kandi yarapfuye. Yapfuye mu buryo bw'umubiri ariko mu mutima wanjye ntarapfa mureke. Undi si ifoto yaribitse heko. Kunzi ko amafoto yose ari isura y'umugabo wawe n'ibindi byose mu kwibutsa nabihishe. Iyi ngiyi yaririye kuko wayikuye. Erega murekeze kwibagirwa Phineas ntibyashoboka. Phineas yaritondaga. Phineas yari umunyabwenge. Phineas yarankundaga cyane. Nako twarakundanaga cyane. Phineas twakundanye kuva tukiri bato. Turinda dushakana buri wese nta wundi mukunzi agerageje ku ruhande. Ndakumva. Turabyarana. Nabibona rwose. Phineas iminsi mibi mu ntwara bitunguranye. Uwo muntu ko kurumva namwe wagirwa ntemureke. Mumara ndakumva rwose Domi. Ariko se mubaza. Basa ndakumva. Ngiye ntabwo nkunda Domi. Ndagukunda. Gusa nyine uko byagenda kose urukundo rwa mbere ruba rubwa mbere. Birumvikana. Kandi umara nanjye rwose ntabwo ninjiye mu buzima bwawe ngamije kukushagaraza. Domi, ndagukunda cyane pe. Nakoze. Kandi nzakomeza gukunda. Niyemeje kuguhoza amarira. Ariko nutama umwanya nkuye mu mutima wawe. Bizangora kukumara iyo ntimba rwose. Kandi ntego yanjye mu buzima bwawe nuko igushiramo. Ukakira ko umugabo wawe yitabye Imana atazagaruka. Hanyuma ugakomezanya na murekeza ubuzima butarimo Feliciane. Umva kuntu uba wivuga mu izina ariko. Nagira ngo ngusetse. Gahomera neza ngo wanagura ayo marira yatembye ku matama. Yakora nkunda kuzi kuntetesha. Ntabwo ari ukugutetesha gusa Domi. Ahubwo nzakora uko nshoboye kose
mbaho nyakwigendera yakabaye yo nzagukunda nguteteshe kuko nk'uko ubivuze ngukundane n'urubyaro rwawe yo abagabo bagoye cyane yo nanjye nzakora uko nshoboye ngukundira unkundi amarangamutima yawe ndeke kuyatambika uyitahiye suko se Mureke ndakumva mugore mwiza ubundi ubukoko kuki wahisemo kuba ari igihe ukunda n'abana b'abakobwa bari hanze cyewe koko wowe nyine umugore ubyaye kabiri umupfakazi ukirwana n'intimba y'abo bashakanye watabarutse koko nubwo ukuze iyo wishakira umwana w'umukobwa ukiri muto utakwikoreza imibabaro ye Domina niyo wanyuze umutima wanjye gira uti Imana yashakaga kunyoherereza umuhoza nabyo da yewe gusa ikibazo ni kimwe ni ikize kandi kuza kunsura ugajya ugataha ntabwo binyura umutima wanjye uretse n'ibyo kandi yego ntabwo bigaragara neza mu baturanyi natwe ubwacu kandi bitwambika indi sura yewe si mu baturanyi gusa n'aba bana bawe rwose mbabona ntazo ko bandeba iyonje none si ubwo gusa nanjye nari maze igihe mbitekereza ndavuga ni wazagusaba ukaza tukibanira areka guhora mu mayira nza kukureba ko byanadufasha kwirinda amagambo y'abantu uravugisha ukuri se Mureke ibyo bintu warabitekereje cyane rwose yewe burya umutima wawe utereramo wanjye ntumbwire ko nawe wari wabitekereje cyane rwose ibyo gusa njye numvaga ibyiza ariko ari wowe wakwimuka kwizera tukabanaho kugira ngo ngenzi koko ubuse byagaragara bite koko Domi nitwa umugabo winjiye umugore w'abandi kare nyamara bitekerezaho sheri bitekerezaho rwose urumva nyine aho urakodesha yego ndakodesha njyewe urabizi ntabwo nkodesha iyi nzu mbanamo n'abana banjye niyo nasigiwe n'umugabo wanjye Feniyasi ndabizi rwose ikindi byaturinda guhahira ingwe ebyiri ahubwo tugatahiriza umugozi umwe urabyumva ute mukunzi ni ukuri byiza ni uko wava mu bukode ukaza tukibanira hano rwose Domi ndabyumva n'injye uri mu nyungu cyane ariko mu mwanya mbanze mbitekerezeho neza cyane ko rubanda bashobora guhita batangira kunjyanira inzara banyita umwinjira byose bivuze iki ibyo ntacyo bivuze abesha byihorera icyo gisebo se none se wabuza rubanda kuvuga Mureke ntibishoboka ngaho tunganya iryo kora ry'ishati yawe neza tubanze turebe ko icyayi cyaye hanyuma dusangire ubone kugenda ntabwo wava ngaho udafashe ibya mu gitondo reka sinasangira ku meza amwe n'abana bawe guteze cyane cyane uriya mukobwa Domi urwanga abana bawe banyanga n'ukuntu baba bandeba nabi shwi sinshobora rwose yewe humura Claire na Emile bagiye ku ishuri izi saha se baba bakibarizwa muri uru rugo noneho niba bagiye ku ishuri igera hirya gato mbanze nkubwire tubone kujya kunywa icyayi si byo se ariko nawe Yesu we amuvuna muheto ngo ni mubyara wanjye nihishaga arambuye yewe Joy uraho neza yewe uraho siko ntabwo wari wambonye ma ishwi ntabwo rero nakubonye pe yambi ibaze kweri nikoye uzi ko ngikukubita amaso nabonaga turebana nkumva ko wambonye wapisha sinzi ibyo nari ndangariyemo ibitekerezo ntabwo byari biri hano hafi ese ko mbona wambaye imyenda y'ishuri ya segonderi twizeho Claire wimbaza ubusa shajo ndayambaye nyine ngwiki uvuye kwiga se mvuye guhinga noneho sha ese ubwo waretse kubaza amenyo nko kureba umunwa jo goko ntumbwire ko ukiga Claire nakumirwa tangira wumirwe rero dore mvuyeyo hanyuma singaye n'amakaye singaye yose yewe mbabere nabigize imikino none se byakugendekeye bite ngo ukiri mu ishuri mva yewe twiganye njye nkagera ngo nkahindura ikigo gasigara
ubu nkaba amaze imyaka ine ndangije kwiga nkora ibyakugendekera sha nyine ntabirenze tu ni kwa kundi umuntu yiga mu mwaka umwe akagira ibyago agatsindwa agasibira none se buri mwaka urasibira cyakora nyine hari umwaka umwe nasibiyemo nka kabiri ariko n'umwaka umwe wonyine ahandi njye nasibira rimwe ubundi rimwe nabirenze shawu joy niba hari ikintu ndambiwe sinjya kukubeshya ni ukwiga mana we n'ubu ngumva numva byancanze sinzi niba uyu mwaka nzawurangiza umva erega nawe ndakuzi wiga nabi wiga iyo ubishatse ibizamini bimwe ukabikora ibindi ukabireka rimwe ukiga ubundi ukigira kuryoshya n'abarangije bakorera yabo nuko nabo mukaba murasindanye niko ukajyaho ukizera abarimu ngo bazaguha amanota rimwe bakayaguha ubundi bakagukusaho cyangwa wagize ngo narakwibagiwe kere abavuna muheto b'abarimu noneho baramagurikiye ntibakimpa amanota niba na mbere sinaviragamo aho hari ababyemeraga abandi bakankatira ariko wagira ngo babigiyemo inama ngo bankuzeho barakoze ahubwo umva joy ibyo ngibyo tubivemo wantu tunabivemo ntibikureba wowe aha nahese we narahinje gusura ababyeyi ariko bumvuye gusura wa mutipe twakundanaga ntarajya mu mujyi ego ko mana burya se byarakomeje cyane nahese we kusa neza ubwo niho gusa uvuye cyangwa hari n'ahandi ugiye kwinyuza hasa neza se sinkora ego rata ibe nawe nibe nanjye siki uzabure kwiga neza utsinde ngo nibe nanjye ibyo uba wigira uvanga amasomo n'ubundi burara se ubu yewe ko kuri ubu isuka iyo umuntu ari amashuri uzi ko setsa ariko shakere uri mu byara wanjye ariko sinabura kukubwira ko kuba waradindiye mu ishuri ari wowe bigiramo uruhare ukaba utangiye kuntondagira rero ababayeho neza se bose niko bizi yego hari abataragize amahirwe yo kwiga ariko ugasanga bifitiye ubwenge bwo hanze bakabukoresha bihangira imirimo ariko si wowe niba ibyo mu ishuri byarakunaniye ubwenge bwo hanze nabwo ukabukoresha wigira mu bigare no mu nzoga niko ubona wagera ku ki shawe imvugiraho wenda iyo papa aza kuba akiriho ibi byose nanjye ntabwo biba bimbaho reka agenda wibihuza n'urupfu rwa marume ntaho bihuriye niko umuntu w'imyaka 25 unanirwa kumenya icyo uhitiramo ubuzima bwawe ukitwaza ibidahura none se ko gufata umutwe byananiye uragira ngo mbigenze njyewe ndiga bakanasobanurira rwose ariko nagera imbere y'urupapuro byose ngasanga byagurutse nk'ejo basi niba ubona ibyo mu ishuri byaranze uzashaka umwuga wiyumvamo aba ari ujya kwiga ushaka umwuga bikise nyamara byagufasha umwuga ukiga umwuga cyane reka igihe we kirere mwere fereyasi sinakiga imyuga ngaho da uravugisha ukuri ndakubeshye se ngo bimarire iki jo igihe inzozi zanjye ni ugushaka akazi keza ko mu biro cyane rwose yego burya se cyane shahu joy niba hari ikintu nkunda niko kundi nyine ubona abakobwa cyangwa abagore b'ibishongore batambuka mu biro bambaye agakote n'akajipo k'akamini n'udukweto tureture uri kumva noneho udukweto yadutambutsa kuri sima tukajya tuvuga noneho n'imisatsi basokoje banaze inyuma cyangwa bafunze shinyo nyine nk'uko kwawe nuko nyine wowe washyizemo ipantaro ukaba ugira n'amaguru mabi mbese ako kantu aba ashyizemo ndabeshye uri inanga wa mukobwa we ibyo se ushaho uko biharanirwa niko akazi nkakukeka ko wakabona he nta diporome ufite iyo uza kuba ushaka ubuzima bumeze buryo warabiharaniye none njye maze imyaka 4 ndangije ayisumbuye ubu ukiyarimo yewe agakarera mu biro ndakwiyamye winyurira jo winyurira hanyuma ubwo wimbwira none se ugarutse ku bino nese kandi nakubwiye ko nje gusura ababyeyi apo nawe mbyibagiwe nuko wibagirwa n'ibyo wiga ndakwiyamye umva narahenje nimugoroba nje gusura ababyeyi ejo nzabyuka nsubira mu mujyi ahubwo se kire mu gitondo umugabo nabonye iwanyu yambaye sima ari koza amenyo n'uwaye wimbaza iyo mbwa y'umugabo dore ngo nkikire ni imbwa y'umugabo ndatinya kubisubiramo se data nikoze n'uwaye ni umugabo wa mama yego nyagasani none se we
umugabo wa mama wawe niwe utinyutse gutuka ngo nimbwa nimbwa nyine arabacunaguza se nta ducunaguza ariko mwanga urunuka ndamwanga uriya mugabo ndamwanga pe ndamwanga ari umutima wanjye wose ku buryo nta n'amahoro azagira muri rugo nkirubamo karabaye noneho niko kare niba atabacunaguza umwangira iki koko kandi uwo mukobwa ushobora kuba utoroshye uriya mugabo umwanya ari munsi we jo ntabwo akwiye kuba mu mwanya data yahozemo ntabwo akwiye gusimbura data muri ruriya rugo yarajerekana baregama wagira ngo ni urugo rwe yego mana mbega umutima mubi njye ntakubeshye nishimiye ko mama we yabonye umuhoza amarira twese ntabwo turi abantu kandi rero niba uriya mugabo nabonye atabacunaguza ashobora kuba yigirira umutima mwiza nta kabuza azasazana na mama wanyu cyane rwose ngo azagira ate azasazana ndakubwiye ngo sinzategereza ko basazana basazana nzamwita atarasaza nasoni nawe yari amukeneye reka nanigire ku ishuri kwanza winkereza joy winkereza umva nidutaha ndaza kugusura iwanyu nyibwira amakuru yo mu mujyi reka narashyana mbega umukobwa yambaye nka data uriya ni murekezi mbona cyangwa n'uwo basa murekezi we komera murekezi niko erega wiraranganya amaso n'ingewe ndi hano komera cyane ndama mbonye utesera icyakubwira ko mpfuye no guhamagara nta nizeye kuko ari wowe rwose kubera iki se umva warahindutse cyane kabisa warahindutse pe utese umva nakureberaga hirya umwanya umwe nkabona ni wowe undi mwanya nkavuga ntimurekeze mperuka mu komisiyoneri iriya nda ntayo yari afite ko kiriya gikanu ntacyo yari afite yewe nta n'amarinete wambaraga uriya niwe koko ahora n'igikonya gasa naje kuntunga intoki bigacamo uravugije ukuri kure igitangazo rwose uvuye guhigira ese amazu ushaka uko mbona ko yakakurenze ngo akuya ariko sha urabuzwa n'iki kunyurira se ko mbona wowe ushobora kuba utakikoza umurimo wacu sha ndawukozwa da ntigeze akaseka mbihagarika se ahubwo akareka yewe ntiwaba ukora ubukomisiyoneri n'imisozi twirirwa twiruka ngo ubungana gutyo byongeye usa utyo aya ndabihakanye reba ukuntu nambaye neza ariko sha none gukora ubukomisiyoneri ishati y'umweru oya wanatebeje none oya rangariwe nibyo nkora rwose ndamo oya urambe wenda gahunda zo kwirirwa nirukanka zo naraziretse narazisezereye ntiwumva se nyine mbikora kinyamwuga nyine mfite iyo hirya hariya du ngo ubikora kinyamwuga cyane reba du uriya muryango ukurikira uriya bacururizamo amata uriya niwo nkoreramo uriya nifashishije ikoranabuhanga rwose sinkigendagenda garata uva akira uva uri umuntu w'umugabo waturushije ubwenge akajya reka umva reka nkubwire yego ubu ntureba ngewe niriwe ngenda ariko sinkubeshye nahebye pe niyo nari nzi ko ngiye kuryamo makeya nsanze umukiriya naheretse yaranciye inyuma yivugana na nyir'inzu ahita yimukiramo shaka ubu ukamenya ikimasa rero nta na make umukuyemo wahora n'iki umva reka rwose ni uku ndeba rwose pe ariko reka amagambo n'ugutaruka niko wese murekeye ndakumva ngize imana ndakubonye niko ca amazimwe rwose amazimwe kise kandi amazimwe ki numvise mu bakomisiyoneri bagenzi bacu niyo cyangwa ni ikinyoma mwese kuri turi inshuti turabizi mwese bumvanye inkuru imeze ntabwo nguhisha nanjye iryo ushaka kubaza niko mureke ngo winjiye umugore w'umupfakazi ufite inkumi n'abasore reka guseka mbwira yewe nari ngatangaye mubyita uko mushaka mwabyita ko namwinjiye mwabyita ko narongoye ibizabura ibyo muzajya muvuga nyine mbwira mpinkumva kibasumba wanjye se ko nta pfunwe ateye murashaka ambareki uraseka ikizi burya yaguru n'imbamo none yewe kamurekezi
mbega ngo urapfa urupfu rubi ariko ariko yapfuye kuko mukandeka. niko warasaze Sazwa cyangwa- n'ikizi. none se umugore ushaje kuri uzamukoresha iki koko Ushaje. subiza Sawa. niko umugore wacu utazanabyara ngo ugire akana kagukomokaho koko urumva utari umwiyahuzi nsubiza aho ngaho ndamage we wari ukoze ubona abantu bagiye wari ukoze kumpagarika ukansuhuza ntabwo twari duherukanye rwose aya umva wiba igifura nkugendere muri iki have ndakubujije turimo kuganira nk'inshuti kandi wowe wenyine ugomba kumbwiza ukuri kuri se urumva ugomba kumbwiza ukuri rwose nkareka kugumana inkuru z'abakomisiyoneri dore ko bagutara mu munsi ku wundi hose ntabwo naguhisha ndamaje nibyo koko ibyo wumvise nibyo ariko imvugo ukoresheje ntiryoheye amatwi yanjye nubwo bitaryoheye amatwi yawe ariko niko kuri none se koko wabitewe n'iki mureke wabitewe n'iki koko umugore ushaje kuriya shaho se ko urukundo arirwo rwihitiramo aho rwerekeza ntisanze namukunze nyine none se ibyo ndabyemeye ndanabishimye da bifitanye isano no kureka gukorera ubukomisiyoneri mu itsinda ryacu yego bifitanye isano rwose ndama wamugane turusha terekane cyo kubica ku ruhande ntiwumva ahubwo kakagira inkuru ngaho mbwira urumva mbwira rwose ngo uteze yombi nkimara gukundana na domina wanjye nifuje kwicara hamwe kuko kwirirwa nirukanka nshakisha amazu n'ibibanza byatumaga rwose nkabona umwanya wo kumukira ngo nyine mwiteho uko bikwiye aha ndakumva rwose yashatse kumvugisha agasanga ndi kwivugiraho nuko cyangwa se ndi kuganira n'umukiriya simwitabe cyangwa se nkaba ndi mu muhanda rwose n'urusaku telefone sinyumve urumva yego uretse n'ibyo kandi nta mugore w'umunyabwenge ku buryo ntari kumwitesha rikosho cyane rwose burya se cyane bime neza nakwiyemeho rero yatangiramo gukora ubukomisiyoneri bwanjye mu biro nifashishije mudasobwa na interineti nibwo yahise ari kuzapfa mbitekereje pe ntari kuba ngihata inzira ibirenge nkamwe ni umunyabwenge byo pe none si ibyo bintu ninde wapfa kubitekereza nyabo wakubwira ukuntu byabanje kungora kubera kumenyera gutyaza akaguru ntibiteye kabiri mbona bya bintu birunguka ntarize gututubikana biraniyubashye ariko ubwo uzi ukuntu usigaye usa abantu barabimenyereye rwose bansanga mu biro byanjye hanyuma se shaho ndakumva domino uramukunda koko cyangwa umukurikiyeho imitungo yasigiwe n'umugabo reka nta mitungo yenyeneye ubwenge afite bwonyine buzatuma dushaka iyacu irenze y'umugabo we yamusize urumva uzekaze ndumva warabaramaje rwose ntareze ubu koko umuntu arashaje nta kantu umutezeho ntaki ariko se ndama nta muhombyi nkawe ndama ndabikubwiye pe uravuga ngo domino arashaje ngende muto ahubwo natinze gushaka ugira nk'imyaka 42 sinyuzuza mu kwezi gutaha oya rwose mureke wabaze nabi nubwo wanze kuva ku izima nubwo kuze ariko wari gushakisha nibura umukobwa ukiri muto akakubyarira umubare w'abana ushaka ndetse we wanasaza wagasigara akurerera urumva neza naho soriya mugize n'imana mukabyara k'izabukuru mwasaza mutagakujije do rekeraho sha iby'inama zerekeye urukundo rwanjye na domina ntazo nkeneye kumva ningira amahirwe abana be bakahunda tuzafatanya kubarera neza urumva ibindi ubundi ariko rubanda mugira imitima rukuri kw'imana wandetse mureye naba mbonye umuntu w'ikijibwe udakeneye abamukomokaho ubu utangiye kuntu ukareka nigendere hari aho wabonye imari se ahubwo ngiye mu kiruhuko cya saa sita yewe nibe nawe shaho ngewe naho nari niteze abakiriya bankoze ubugome ese ubundi mureke wenda ibyo tubiretse wampaye akazi mu biro byawe tukajya dukorana yewe gahunda z'imikoranire ntabwo twaziganira mu muhanda nakweretse ibiro byanjye ngo wumve uzanshake nyine yewe ntacyo tuzabivugana ariko uranyiranye kavu n'umuheto ayiwe
wabaye igishanga. emi uranyanze ukanyagwa we he abuze gatora nk'ukubise isafuriya shangazi rwose nawe urasetse ngeze ngukanze niko ntavuze he nkaba ntanakomye nyine ibyo ni byo binkanze ko narinze ko urugondo urimo njyenyine se najya kubona nkabona umuntu wunamirije mu kabati k'amasahani nanyiza ngo ni umujura wanyinjiranye pe wanyuze yese ubundi wanyuze mu muryango niko ko nakubonye se ninjye uri gusoroma imboga hano munsi y'urugo gusa njye nakubonye ndikomereza umva ngwino twicare hanze utangomesha dore nari ntetse rero twicare hanze shanga ahubwo se ko nari ndi gushaka amata yo kwinywera munsi ntabwo mwakamye yewe umva twakamye ahubwo nuko twayagurishije yose baba we yose shanga none nturanahishe kandi ndashonje wumve ngo ndashonje ahubwo se ko utagiye ku ishuri mi niko ahubwo byashobokaga nkanarivamo gweke nkarivamo rwose ngo kubera iki uva mu ishuri shanga ndashonje wumva ngo ndashonje pe turavuga iby'ishuri ngo urashonje hoya ni ukuri mbabara rwose ibyo by'ishuri bimbaza umaze kungabura njyewe se urumva ibyo nabyumva nta soni niko emi igira hino ariko igira hino ko ari nk'ayo yose aya masaha wakabaye uri mu ishuri nkaba manota nambaye iniforume bimeze bite iniforume ntazo nambaye urumva hari inshuti yanjye y'umunyonzi uwo munyonzi njya muha ibiciro akankubita igare nkaba nirira iminyenga urumva rero ntabwo nari kwiteza uwo munyenga kandi nkoramo n'udufaranga duke ibi ni ibiki numvise nk'uko bimeze rwose dataminka ye niko ishuri risimbuza iminyenga y'abanyonzi rero mva rero miri twumvikana ndakumva shanga nushaka kwanga ishuri njye nawe ntituzavuga rumwe ugomba kubanza kwiga mbere yo gutekereza ibindi byose urumva ubu urumva kuba umunyonzi ari byo uhisemo kurusha kwiga nizo kuba umunyonzi ko bimpa ibiceri kwiga bimpa ngara iyo nkore utwo duceri se simbasha kwigurira icyo nshaka cyane yuko rwose uriya musenzi ngo nimurekezi kuva yanagera mu rugo iwacu ntabwo tukibayeho neza nka mbere shanga utikemi bimeze bite waho kumbwira ucuritse umutwe se abafata ati shanga ni inkuru ndende sinayikubwira ngo nyirangize oya mbwira mbere yo kubikubwira rwose banza urebe ikintu nyihera nshyire mu nda pe uzi ukuntu kunyonga igare bitera inzara ndaguha ibyo nkwese kubona aribwo ngiye kubiteka urabona narimo kubitegura hari amazi yo kunywa koko shanga ariko se ubwo n'amazi urarindira kuyansaba wagiye ukayiha ubundi se urarinda wiyahuza amazi mu nda irimo ubusa kuki utajya iwanyu ngo wihe icyo ushaka ko ari ahahiye ngo iwacu iwanyu nyine mu rugo se hari ikintu nahabona ko byose mama babyerekeza kuri uriya muvuna muheto w'umugabo we twebwe atakitwitaho niko bimeze rwose ariko niba hari umugore w'ubwenge buke nzi ni muramukazi wanjye koko uriya muhanya w'umugabo amuhinduye ataka akanya nari mbizi rwose nari mbizi ko ubwo musaza wanjye yitabye imana muramukazi wanjye atazabasha kurira bisengereza abanye nk'uko byahoze none birasohoye shanga muri iyi minsi njye na kerere turi gukubitika ku buryo utabyumva oya ndabyumva mwana wa ndabyumva rwose wivunika ubu rero umugabo warapfuye bidateye kabiri ati sinabaho gutyo gusa abana ntibashaka bazimenye uko tubayeho shira mwana wa yicara hano mishe nkugaburire n'ubundi muraba kwaso nyoko ntacyo yabamarira ariko shanga njye mbona mama arengana byose biterwa na mukubitwa n'inkuba mu ntoki muzeho katsindwa yambwa gusa icara we ihangane nteke vuba nkugaburire ubundi njya guserera na domina mubaze impamvu atangiye gufata n'abana bacu nyumva ntiyanagakoma niba kubarera bimunaniye ni abana mbirende nyoko senge hano twajya tunarya neza byibuze ariko we emi maze unyumve ndakwinginze uhagarike agakungu ufitanye n'abanyonzi usubire mu ishuri sibyo ishuri se ibintu bindekere tega amatwi ye mugire inama ubu ngiye gukenyera mpangane na nyoko
kugeza ubwo umutima wazongera akawerekeza ku bana be kurusha kwerekeza ku muvunamuheto w'umwinjira arambona. burya bwakeye kare cyane mbese utabyukije muri iki nyumvira domina di ariko kubyutsa se ngushakaho iki? yewe wavuze ko nawe utari kubona uko nkangura nawe ugisinzirira. koko uzi igihe nabyukiye? yego naritemye pe. ko mbona ukiryamye nkaho utigeze ubuva muze. nabuvuyemo njya guhanagura za nkweto zanjye z'ubururu bwijimye. urabizi kubera uruhu rwazo zihanaguzwa amazi cyangwa se peteroli. arewe peteroli se muri iyi nzu wayikura? yewe ntaho nayikura byo. nayo nakoresheje amazi. uko ngira mbonye hakiri kare ndetse n'umuntu twari twahanye gahunda yo kumwereka inzu yo gukodesha ambwiye ko twabishyira ikigoroba. niko guhita nizira iruhande rwawe ngo mbe ntekereza neza ibindi bintu njya gukora ku kazi. dore ko biba ari na byinshi kubi rero. cyakora shenge nishimira ko usigaye umbonera umwanya. mbere wahoraga muri jugujugu kugufatisha bikaba rwose. njye se utabyishimira domi. uzi ubwo banageraga iyo nasangaga wambuze rimwe kabiri gatatu. noneho naguhamagara nijoro ngasanga nawe waryamye. papa nahitaga mvuga ni noneho karabaye domina wanjye bazamuntwara. reka ntawe ari kukuntwara. ko hamfashe nta mbunda ukoresheje se. uzi ikindi se nishimira mure? ni igiserukundo. kuba dusigaye tubana. ndicura nkakubona. yego nakanguka mu gitondo nkakubona. narota nabi nkakubona ukanampumuriza. yego ntakubeye. ubuzima bwanjye bwahindutseho ikintu kinini cyane. ibyo sigaye numva ntakiri njyenyine pe. koko se. rero biratandukanye. oya se kandi ntabwo wishimira ko dusigaye duhorana? yego nabyo ndabyishimira. ariko icya mbere na mbere nishimira n'uburyo dusigaye twuzuzanya mu kubaka ejo hazaza hacu. yego kumana dore aho amasaha ageze. sheri reka nsimbukire ku kazi nishinga gahunda y'uriya mupangaye nkica byinshi. nta kibazo reka nanjye mbyuke ngutegurire icyayi bigende bishumura. ahubwo se ngo tuzagenda zizano ziri. domi none mureke undi we wanyanuriye inkweto. ntarengana naba nazanuye ryarize. wiki zagiye se ko namaze kuzihanagura nkazanika hano ku kabaraza. cyangwa abana bazi kwanurira dore ko bene izo nkweto iyo zirashweho n'akazuba gatubutse uruhu rwazo rutangira gusadagurika. reka mbabaze krere mbe emire hariya yese ahubwo. erega wivunika domi nabonye bafata amakaye bashobora kuba bagiye ku ishuri. reka rero by'icyayi mbe mbiretse nze ngufashe kuzishaka. simbizi pe. baba bazi igihe twari turi mu cyumbara ahubwo se ndakumva. ziza ko mbona wazitaha zirashaje. njye ngata inkweto se. izi mbona mu mufuka dushyiramo ibishingwe se ntabwo ari izawe? data mimwe izo nizo nashakaga ahubwo. ubu se zageze mu bishingwe zitemo kabyaramo. dore ngo arazisubizamo ra. none se tikimureke ubu se wahanaguye inkweto zicitse zitya wowe uzi iki koko? varamo ndebe mpereza hano ndebe. ye baba data we izi nkweto ko nazihanaguye ari nzima ubu zaciwe nande koko? ubu se ninde wahengera atatubona hafi akaza kutwangiriza? ngombe mumenye ariko ntabwo byagarukira aha. abaturanyi b'abanyamashyari gusa umuntu agomba kubamenya akanabona n'uko abirinda. tumva ariko hano ukuntu banyangirije koko. sheri wirakara rwose. ihangane utajyana umunabi mu kazi. ni ibintu bankuze koko. umva reka nze guhanagurira izindi. esajo urakuburana ryari urabona igihe wahereye?
nabanje kushira inyuma y'inzu eee uzi umutata wari warahameze ubwo rero ugiye kunsebya ngo sinakuburaga mu rugo niyo waba utahakuburaga se ugira ngo ntakurenganya mama uba hano wenyine ewe yewe ntawe wakuvuye bape ubwo nyine nanjye icyo nzajya nkora mu gihe naje kugusura ni ubwo kuburira ahashoboka n'ahadashoboka yewe ngaho bushyize hasi uwo mweza hano gato nkwerekeye ugase iyi reka nkabanza nkayara kubona narindiriye oya birihutirwa jo birihutirwa banguka reka nze da niko byihutirwa birihutirwa cyane ahubwo nta soni koko uriya mugore atinya ukava nako agenge ngaho da bya bintu banza byihutirwa ko akwihutirwa gusa none se mama uravuga uwuhe mugore hari undi utari uriya muhirimbira ushaka kuduhekura ngaho da joyi ndatakaye noneho utakaye yivugira mu migani mama tubura umbwire navuga uriya musenzikazi ngo ni domina yewe cyagenze bite wowe mayo uba wibereye mu mujyi ntubuze ibipfa n'ibikira mu muryango ndamubwira ubu mbese n'ibyo domina akorera ababyara bawe ntabyo umenya domina se kandi yakoze iki si ibyo nkubwira domina ni umunyamabi wongere ngo ni umunyamabi arabeshya ariko ngomba kujya kumusomera byaba ngombwa nkamwirukana mu mitungo ya musaza wanjye aho kugira ngo ayishakiremo undi mugabo reka koko mana yanjye oya mama ntabwo iwacu ari ubwo twapfuye ujya kwivanga mu buzima bwa muramukazi wawe ngo ukabye ngo ndi kwivanga koko jo uri kwivanga nyine none se domina yashaka umugabo atamushaka wowe bikurebaho iki koko mama aho kugira ngo abana bacu bandagare nabyivangamo nashaka nkanabigwamo ntabwo bizashoboka bandagazwa n'iki koko hari umwana n'umwe bigeze birukana mu rugo ngo burahajye nakubwiye ngo wowe uba wibereye iyo ntumenye ibyabaye ubwo niba bigezeho kerere na emili birirwa ubusa bakanaburara utekereza ko igisigaye atari ukubamenesha bagasigara bidegembye mu nzu ya musaza wanjye ntabwo bizashoboka no abana baheruka mu ishuri ryari emili ntasigaye yirirwa mu muhanda n'abanyonzi ubwo ibyo bintu ntabwo nabyemera ko abisenyeza abanjye bandagara gutya ntabwo bishoboka oya rwose urabihora murekezi na domina ntabibahora se ari wowe wakwiga utariye oya rwose ntabwo bishoboka aho ugera mu kwimeza neza mu bagabo akibagirwa guhahira abana no kubaha uburere bukwiye henga nkwereka ahubwo haracu wambaye nyumva mama ndakwinginze wijya guteragura hejuru domina ararengana ntiyatinyuka gufata n'aba bana be ahubwo nibo bamunaniye urabeshya jo urabeshya ntabwo bariya abana bangana kuri ari abananira ariko se uraheraho bogamira ku ruhande rwa kare na emili koko mama ntababogamiraho byibura mbere yo kujya guteragura hejuru domina banza ufate umwanya uganiriza abisengeneza ntako ntagize ye ubigishe gukunda ishuri bareka uburara ngewe nabihamya neza ko aribo bananiye nyina cyane ko namaze no kumenya ko uriya mugabo abakunda ariko batamushaka ugeze ngo cye bo ntibamushaka niba bakunda se bo baba bamwanga bamuhora iki gufuhira nyina ntabwo mbyumva mama nubwo wakomeje kumbwira ngo simenye ibipfa n'ibikira mu muryango ariko ngewe ubwanjye nganira na kereri kenshi igikomye cyose ahita amamagara rero we ubwe yanyibwire ko ngo batifuza ko murekezi ajya mu mwanya wa se ubwo se urumva atari gufuhira nyina gusa ari wowe se nanjye njye sinamukunda kubera se iki wese ubona uriya mugabo agenzwa n'urukundo muri ruriya rugo koko ariko se kuki mwumva ko atamukunda mbabarira di iyi mitwe y'abagabo b'ubu turayizi ubwo rero yabonye domina apfakaye atereka mwiyegereze muryoshye ryoshye ubundi mbara iry'uruhongohongo iriya nzu n'imirima mbyegukane umujura gusa ntabwo bizavamo ntabwo nzabyemera bishoboka nyamara nkugiriye inama wabyitondamo mama hato utaba ushaka gusoza intambara utatangiye utazi n'uko yatangiye bariya abana baza bakuregera uriya mugabo wa nyina bakubwira ibyo yabakoreye ariko mu by'ukuri wowe ntubuhibereye ngo umenye niba koko byabaye umva mama ubwo se urumva utazashiduka waguye mu makimbirane utazi inkomoko yayo oya babarira jo kubisengereza banjye nta nama ngo ukeneyeho urumva ahubwo sigara ugaburira izo nka ngewe ndaje waretse kwitangira itamasheri mureke umbwiye ngo iki
ntiwaretse kwitangira itama. ubusanzwe abana bakiriho izi saa koko Doni. Aha wa muntu wese njye nararekeye. Ntabwo warekera ngo uterere iyo Doni. Kurera ni uguhozaho. Ukarera se utareba ukubona amasaha asatira undi munsi bataraza wamenya bariye. Wabwirwa n'ikisa ahubwo ko bataha. Bihora ariko barambona. Ndabatunganya bambwira aho bari. Bambwira n'ibyo bari barimo kugeza igicuku kiniha. Ntibavuye ngaho bagiye kwiga. Ubu se barakigara. Usubiye hanze se kandi? Reka nongere ndebe ko ntawahinguka musanganire. Nuko mbona hijimye gusa n'igihu kikaba kibuditse ntareba mu marembo neza. Uya yewe rekeraho kujya hanze. Ibazo uramutse uhuye n'uwitwikiriye uwo mwijima akakumena umutwe. Abo bihorere barenze ihaniro. Yaba Claire afite ko amenyereye igicuku, yaba Emile nawe nuko. We n'amabandi y'inahanga yose baraziranye ntacyo bamutwara. Yinjira mu nzu yawe ngwino bihorere. Gereka mbategereze rwose. Ngaho ndebera. Undushije imbaraga none utumye ntakinga. Uretse ko numva ntashaka gukinga bataraza. Ariko nawe. Ariko mana yanjye. Ntiteye ku bibi byose bankorera bagamije kumpima. Baransobanura igituma bataha ijoro. Ibi ntabwo nakomeza kubyangana ngiye mureke. Yewe urasetsa rwose. Muri bare yase umwana ninde? Yaba Claire imyaka afite urayizi. Nubwo yadindiriye mu ishuri ariko ni inkumi. Abo biganye bamwe barashyingiwe abandi bararangije ubu barakora. Emile nawe si ikibondo namba. Abo biganye ubu ngubu bari kurangiza kaminuza. Guse yewe nakubeshya Doni. Niyo naza mu buri ntabitotse. Ariko nawe uransetsa rwose. Nimo mukuba batarataha nta mahoro mfite pe. Erega nubwo ntababyaye ariko ni nk'abanjye. Kuko ninjye mubyeyi w'umugabo uri muri urugo. Ndabizi wiyemeje kumfasha kubarera nk'abawe. Ariko ntiwakwishingura ara bw'abana banjye. Ubu se nuko nge ntabahangayikira. Ariko namaze kubona ko bifata ubusa. Oya, ibyo bya bigaragaje ko twabarambiwe. Sirahumbe ko kurera uguhozaho. Nta kundi. Ubwo nyine nanjye ibyo kuryama reka mbireke. Sinaryama ngusize mu ruganiriro wenyine. Niba ufite ibitotsi genda nta kibazo. Ngenda bategereza. Mama yiwe. Uwo ninde se kandi? Ubaye iki? Bamuzira batamufata mama. Bamuzira batamufata Doni. Igiraho nkingi rwose niba ari bisaba mukurike rwose batamufata. Igira yose. Iki mwoka byarama. Mama, ndabira ko baciye. Badese. Ubundi se ni bande bagukurikiye imi? Ni bande? Ni ibinyonzi. Ibinyonzi twiriranywe. Byari birimo binyirukanka. Ibinyonzi mwiriranywe? Ntabwo wagiye ku ishuri rero? None se biraguhora iki? Uruko mperutse kubiba ipombo y'igare. Ngo kuki? Ngo bashaka ro kumfata ngo bakankubita bagakwitwa Mana yanjye amazi. Aho ni munyumvira koko. Ngo wabibye ipombo. Wayibibiye iki se? Nzi ko nasanze bayandaritse. Haba pereka magare nkayitoragura nkajya kwiryamo makeya. Kumana ya. Urangare bwabagena n'injishije. Ni kwemi. Ubone ko nakubajije ntusubize. Kuki utagiye kwiga ukajya kwirirwa mu banyonzi? Ntumbaze byinshi ntabwo uri data. Bimenye tubyumvikana. Mana ya. Ndabizi muhungu wanjye. Ibyo uyu ubanza ugakuramo niyo myenda y'ishuri wahindanyije. Ese birakureba. Ubuse uzayisubiza ku ishuri koko isi cyo emi? Ibyo ntabwo bikureba. Uzambiyongiyo wambaye mbari yo njyana kwiga. Ariko wari umwana wabaye iki? Wabaye icyo koko. Kandi ntuzongere kumbaza ibintu nk'ibyo mureke. Ukambaza ibintu nk'ibyo ntabwo wambyaye. None se ugiye mu buriri usuryame? Ugiyemo. Ego mana y'ijuru nize. Ubuse ko shimye wambaye atashye atareba inyuma. Nyamukobwa we turamenya bimeze bike. Muncokoze bamani, muncokoze. Kubyara nabi we. Niko Doni. Ubu nzabana nabo bikunde koko. Mana. Uyise katanyitaba kandi ari muyahe. Subi yakitaba. Hello? Oui, Jo bite? Ni rwiza Claire. Ese ubwo kutanyitabaga we? Uyose kwiza isamba ndi mu kazi. Ahubwo mbwira icyo usakira vanga sure murandogoye hari ryo nari mugiyemo byihutirwa. Nebe nawe sha urabuzwa n'iki kunyihunza? Ntabwo ari ukukwihunza rwose mubyara wanjye. Sinabikora urabizi. Ese ubundi kutagiye ku ishuri? Izi saha uracyaryamye koko? Ishuri se ndacyarijyamo ko naritaye kera. Urabeshya. Claire, wavuye mu ishuri? Cyane rwose. Uretse ko nabonaga ngiye kuri saziramo. Ubwo se mama wawe arabizi?
wabibwiwe n'iki cyakora ndashaka kwerura nkarekera aho kumucabiranya nyine jo ni nayo mpamvu nari nguhamagaye akabi gasekwa nk'akeza koko gute njye umpamagaye ngo nkugire inama y'uko wakwerura umpamagaye ngo nkugire inama y'uko wacabiranya mama wawe umpamagaye ngo ngufashe iki muri ayo manyanga yawe ariko se wajya ureka kunsamira hejuru utarumva n'icyo ngushakira nuko nzi ko nta kizimu ujya ushakira kare humura rero kuri iyi nshuro si amafuti ngiye kukubwira kandi umbabarire nyine ibintu ngiye kugusaba ntumpakanire ngaho mbwira nisanga bifatika singuhakanira nisanga ari amafuti kandi urabizi sinagushyigikira sha nyine ndashaka kuva ino nkiyizira mu mujyi hanyuma wambabariye ukanshumbikira tukabana nyine ukanansabira akazi aho ngaho ukora shajo ndakwinginze bingiremo umva nushaka nzaguha umushahara wa mbere wose nzahembwa sibyo ntabwo ko mana yanjye ariko uzi ko usetsa kare n'imico yawe koko urumva njye nakujyanayo ikindi kandi ibyo kugusabira akazi ntibyavamo pe hano ku kazi iwacu ntako baguha utagira diporome sha wambare ukareka kumpakana koko jo basi niba iwanyu batakama nshakira ahandi mubo muziranye ni ukuri ndambira urwango murekeza twanga pe ku buryo ndi gushakisha aho umuhungira ngo urwango murekeza aranga ariko ubwo uzi ubugome nanasigaye adukorera uzi ko ataha yasinze akatubyutsa akatumenaho amazi umva nta gituma mama aduha ibikoresho by'ishuri nyine ari nayo mpamvu ngiye kwiga nahise mbireka kurya byo rwose singiye kukubeshya turya ari uko adahari sha mana uyu mugabo ni umugome ntushobora kubyumva jo ni umugome pe ntabwo mana yanjye sha murekeza uramubesheye pe ejo wagize ngo ibyanyu simbizi kare ndabizi neza ko ari mutesha umutwe murekezi ubuze utekereza ko ntazi nzo gusiga yunywa ugataha igiti ukumutesha umutwe utekereza ko ntazi ubujura bwa musaza wawe mbabarira mbabarira sinagucumbikira kubaho mu cyaro niwisubiraho uzambwire ngo ushakire akazi ikindi kandi niba ubona utakomeza kubana na murekezi uzanasange baba mu bande n'inyogosenge nawe wenyine bashyigikira mu mafuti yanyu hesi wamaherwe se waretse kunyishongoraho iyo mba nshaka kubana na shangazi se nari kwirirwa nguhamagara ko nari guhita njyayo ariko jo nyine nuko wowe utabyumva ni ukuri kose no kuba nshaka guhunga iki kigabo cya mama ndumva nshaka no kwiyizira mu buzima bwo mu mujyi nyine nubwo masenge adukunda ariko kumuhungiraho ntaho naba mvuye nta naho naba ngiye ndagukomeza rero kuko njye ntacyo nagufasha wagisanga hari umujyi uzawetetanamo umutwe urimo ubusa ushobore kuwubamo urababaje mwana wa marume umva mva mu gutwereka nisubire mu kazi urakoze kuntesha igihe cyangwa kukigiriye inama nimwiga kubaha murekezi azabageza ku buzima bwiza mwifuza kuko n'umugabo mwiza ufite umutima wa kibyeyi mvana murekezi mu matwi kwanza we na mama ngiye kubakorera ikintu kidasanzwe ku buryo kizabaho isomo ry'ibihe byose ntabwo nyagasani ubu ugiye kugira utakire mwana wa marume ndakwinginze ntuziyandurize ibiganza wica umuntu nanjye mva mu gutwi ki kana gikubi dami nawe dore n'ukuntu ugiye akajagari ku bintu baba wateze mu nzira waguke waguze se ibi byose ntibyavuye mu bitsi ya musaza wawe none urimo urabyiyemeramo gusa nagira amahoro nese abisengereza banjye bandagaye di bwira ayo mahoro nakura hehe yaturuka ye abahe bisengereza se kandi ngo iki umva mbese ngo uribarisha hari abandi uzi musaza wanjye yasize batari kirere na emile ngaho bibwire neza tom ndaguhaze ariko ndongera ngo ndaguhaze reka twumvikane shatari iki uri muramukazi wanjye umwe rukumbi nubaha ngo nyubaha n'udatuza ngo umwire ikikugenza muri urugo ndakubahuka wumirwa ndakubahuka pe uranyubaha wavuze se kuri bo ubonye urwaho akakuri ku mutima akagasesekara ku munwa di dore uko kireba nta n'isoni umva shatari ki ndakuzi bihagije
nanjye ndakuzi ntabwo ntagira ngo nkwitwararikeho ariko ukanguka nyitora tuzaho ubusa uyu munsi urambona nubwo akenshi kumfatisha bikugora kuko uzi ko nguhunga rero nk'abantu bakuru icara utuze tuganire ku kikugenza naho kuza unyereka amarere angana atyo nanjye burya ndayagira nuko nicecekera tuza rero utayazamura nanjye nkayazamura hagahira rimwe tuza rwose tuza wa mugani wawe reka ntuzane se ku ntego ni nabwo nyumva vuba wabimenye rwose nawe kuza wigize ingurutse utyo warinda uvana na kimwe numvise pe ariko Domi abana babiri musaza wanjye yagusigiye bakunaniye kubarera koko nigeze nkureresha se Chantal ubonye niyo uza kubanderesha ukabanderesha nka muramukazi wawe nkamenya ko ugize intege nke za kibyeyi aho kubatererana ngo bandagare niko bombi hari n'umwe warangije kwiga ntibavuye mu ishuri ariko kuva mu ishuri kwabo nta ruhare mbifitemo utarugira none se bari kujya kwiga nkabasangayo nkanabafatira mu mutwe ibyo biga warabarangaranye ntiwabitaye uko bikwiye wahisemo kwita ku mwinjira wawe wibagirwa urubyaro rwawe Chantal ndabeshya se ntutekereze ko ukunda abana banjye kundusha nta n'umuntu n'umwe undusha urukundo ku bana banjye rwose ariko niba barananiye nkabura uko mbigenza nkabihorera wikumva ko nagize intege nke se gusa umuhana avayo ntumuhana ajyayo uwo mugani ntuwuzi noneho utegereje ko bavayo ukabona gukora inshingano za kibyeyi nibona ntakora inshingano zanjye neza nawe uzashyira akawuri nyirasenge nanjye nicyo cyanzanye nyine nubona warahiriwe n'urubyaro ukagira ngo wabyaye neza kurusha abandi nta soni ariko Domi niba ubona udashoboye kuturera abana neza uzave mu mitungo yabo ujyane n'iyo ngegera yawe umwinjira ngo nimurekeze yewe Chantal mva mu maso narakora akantu ngewe ukambona wagakoze se niba uri umugabo ndakubwiye ngo igihe cyose uzagerageza kurya imitungo y'abisengereza abanye nk'urya ubunyobwa nzakubangamira kandi witegure kuko ubu naje Domi naje nanjye ndakwiteguye di niba ushaka guhangana nanjye nzakenyera duhangane singutinya arasoni ese ubundi uvuga imitungo y'abisengereza wawe umugabo wanjye yayishatse nicaye njye na Feniyasi twabanye ntacyo dufite twararuhanye tuvunikira hamwe tugera kuri ibi dufite ngira ibyago Imana iramuhamagara nkomeza gukora ibyo yasize ndabyongera none urimo kuwizaniramo abandi bagabo rero uzi gusetsa wavuze ko ari wowe ushaka kuzayirya nk'urya ubwo bunyobwa uvuga gusa mbaye nguteguje ko ntabyo uzageraho uti Kidomi muri make urabambye rero ntaho wenda kujya ntaho najya subiza amerwe mu isi yasubizemo rwose ndakubashye reka ntaho bahasunyubahiriza ariko umunsi uzabona ngarutse muri uru rugo nzata hanze ikintu cyawe cyose ikiri cyawe cyose nzajugunya hanze mbajugunyane niyo ngarisiza kurira ku mfubyi maze inzu nyikinge ntwara abana nsigaye nishakira abapangane ndagiye Domi ndagiye nakubwiye ngo singutinya Chantal ikindi kandi umunsi nzongera kumva unukira umugabo icyo nzashyira mu ntoki zanjye cyose nzakigukubita ku buryo utazongera kubitinya ntiyongerwa mugabo ngota n'ingarisi maze kabiri gatatu n'ingegera uza kurya imitungo y'abana banjye musaza wanjye abakirego ni impuhwe genda aho wanjye zagaruka uzambona nguwo kabwera arashyize araje sigaho uyu mutuku udakoma rutenderi guma aho ngaho mukingurire kandi ndakwingize ntumubwire nabi Domi ese mbiri wari heye ko nakoze ku rugi rw'icyumba cye nkumva harakinze hararyamye ni nayo yagiye mu buriri tumaze gushwana nuko niko kwivumbura kubitaho urugi avuniramo urufunguzo byara nabi Imana yanjye ako noneho mwagambanye kutazana kaboko rero araje se yabaye ibyatsi nta nubwo ruva mu kanwa komana umwana w'umukobwa koko Imana yanjye akose Imana we n'umugabo wawe muri mubiri reka nze gukingurire mama Imana yanjye we shika mutagwa kire ariko urabona ashoboye
niko kire uzasinda kugeza ryari koko aha ni wowe ku buryo utaha kabiri gatatu ukinguza wabaye ibyatsi ye subiza se mbabarira ureke kumutonganya rwose doni nta soni cyane ko ubona ko ameze nabi rwose atabasha kugusubiza ibyo ukeneye kumva iri kandi n'ibyo yagusubiza nta bwenge buhagije bwaba burimo nunuke wa mugabo ariko se ndagututse nunuke ariko se sigaho kutagwa ariko umwana yavuze ngo ntiwongere kumuhozaho ibitoki byawe mureke se ndako ngutangira kugira ngo utagwa yakubikoza ku mugore wawe turashize noneho mumazwe n'iki ariko se mwana wanjye niki gituma witwara utyo koko murekezi uyu ko kuva yagera muri uru rugo ntako atagize ngo bafate neza nk'abana yibyariye ko nta nabi yaberetse muterwa n'iki kumuhutaza bingana bityo koko ceceka mama ceceka wowe ntabyo ubwo iki kiganiro n'ikinde kure ariko se ntabwo ubona ko uri gushaka kuba koko n'ikinde kure ahubwo mama wowe usindagize unyicaze kuri kariya gatebe naruka kuko ndumva n'isesemi nyinshi murekure reka musindagize ariko se nanigire hariya hirya naba nanjye mugezeho tutaguye twembi ntumbaze mwihanganira umusindagize nta kundi ngaho mufate neza hano mu kwaha mufate mu kwaha akoze we wingira umva rero umwana wanjye iyi myitwarire si y'abakobwa pe nk'uwari uri heko ibyo ntabwo bikureba kerere umukobwa mwiza ndakuganiza nk'uganiriza imfura yawe ntabwo ndi burya iyo umwana w'umukobwa atangiye kwigira ikirara uzi ibivamo atwara inda atateganyije akaba yiyangirije ubuzima bwe bw'ejo hazaza akandavura ndetse agatakaza n'icyizere cy'ubuzima ibyo bikagenda bikanagira ingaruka rwose ku wo yabyaye nibyo ushaka se mureke ndakwiyamye rimwe kabiri gatatu ijana ndakwiyamye izo nama zawe nazo nyine uranyumva urangira inama se ubundi ubwo nawe ukeneye uzi kugira wa mayibowe gusa inda mbi ikaza kubana na mama mureke ndakwanga wongere ndakwanga nta kibazo ubundi wagukubitiye itaburete muri urwo rutwe rwawe ariko se ntibibashije ngo ujye neza niyo taburete ho kanyago wisigaho ariko se icara urugero urahaguruka ujya hejuru mutari bugongo ndekura ariko mama ndekura wumwanda ko ubundi nkayimwasa ariko se mama wandetse ayiwe data we amennye umutwe we domina we ndashize we umukobwa wamennye umutwe domi mama nawe nunyitambika singutinya urambonera ko uyu munsi nabanywereye mwese ni umuhoze koko bisa nihungire baba we ariko si uko kayigukubita ati koko mureke umuntu wabore waca koko aguhamya umutwe neza naburaga nyine nawe bango ndi buhite nyifata numva ko atandusha imbaraga kubera ko ameze uku nguku nyine sinzi nyine ukuntu adandabiranye ngiye kumuramira aba yinyashije mu gahanga mbabariza iki koko imfura yanjye ko ari wowe twagafatanyije kubaka ibyose yasize tukabibyaza umusaruro kuki wampindutse ko murekezi uyu nguyu umwitwaraho umwikomo afite uruhare mu myitwarire yanyu idahwitse koko ko yasanze mwarananiye yarakudutwaye mama mujyanye yarakudutwaye umugabo ntukitwitaho umutima wawe wose wawumwerekejeho ariko simana yagiye mu mwanya wa data twe ntacyo tukivuze imbere yawe mureke sha ndaje muteze karitsiye yose ko wafashe njyewe ngufata ku ngufu njyewe fata wowe kerera umwana wanjye ntabwo buretse umunsi umwe mureke wowe nzagusanga uryamye ngo utwikaye na matora uryamyeho bafunge burundu gusa uzaba wungutse ko ndakwanga pe ukuje muti ngwino hano vuba tujya mu cyumba ugabanye intambara ntwara gahoro mujyane rwose mujyane ugena umuryamishe kire ndagukingiranye uzaguma kugeza igihe ugarurira umutima wa kimuntu umugabo wawe ntigira nawe sheri umbabarire pe
wabyiyumviye ko nta rundi rwango bagufitiye uretse kuba bafuhira se utakiriho. birahagije dome, urugo rwawe noneho ndarusezeye, mvuye ku izima pe, se ngiye kuzarusigamo agatwi. ndagiye rwose, urumva rwose nzajya nza gusura. ariko ibi ni ibiki oya nako sinteze kurugarukamo. oya mbabarira rwose abana bawe batazankuramo iyo kotsa da. oya mbabarira rwose. shimye ko itabureta nkubise mu gahanga ariyo yarabonye. ariko se koko murekezi koko wambabariye koko. uyaza kuba ari nk'umuhoro ntaba nciye ijosi. oya rwose ntaba nishe do. mbabarira wigenda rwose mureke, ndakwinginze mfasha tumuguyaguye wenda azagera have ku izima, kimwe nk'uko ibyo akoze rwose abiterwa n'inzoga atabikoreye ubugome. ndekura igikapu, ndekura rwose sinagaburira rwose. umuntu asinda icyo asanga mu idi. ariko umwana yanjye wowe uzansure nzakwakira na yombi, ariko ntakubege sinzagaruka. ariko urajyayo muri iri joro koko mureke, urajyayo koko basi uretse buke, sigarana abana bawe uretse buke. ese mama iyo nk'isanzwe yabira cyane ryo mu ijoro. ashwida ni ubwa mbere nawe mbyumvise rwose. mbona se ntacyo bikubwiye. none se uragira ngo nkore iki koko jo? mu kanya simvuye hanze ngasanga nta kibazo. urashaka se ko nsubirayo? ushobora kuba utarebye neza, nyamara ngwino nguherekeze turebe neza no mu rutoki. reka nta kibazo gihari yewe, iryamire dore ejo uzazinduka usubira mu mujyi. cyakora mwana wanjye nishimira ko nzirikana. ese mama nabuzwa n'iki kuko uzirikana koko ko ari we muryango mfite? hari benshi batabikozwa rero, mbese muri bo ntibaha agaciro iby'isano y'amaraso nk'abo kwa nyokorome hariya. ese ubwo jo uzi ko nibagiwe kugutera inkuru? ubwo uzi ko wamwinjira yomonganye? reka da, kubikutuguye murekezi yaragiye se? cyane rwose. yewe none se byagenze bite? gusa birakubabaje? yajyanywe n'ikizi? shawe yafashe ku ngufu kirere ni ukuhita ahunga. ubwo se ko bigusekeje? murekezi yafashe ku ngufu kerere cyangwa kerere yafashe ku ngufu murekezi? kuki ruriya rugabo rungana kuri hasi kirere yarushoboza iki? rwaramwubikiriye nuko rutwangiriza umwana shaho. ikibabaje ni ukuntu babicecetse bakabigira ibanga. niko mama ibyo bintu ni ukuri koko wabihamye? yego biba nabona ari imari, ariko umwana ntiyabeshya pe. ariko jo wowe ubwawe urumva umugabo watinyutse kwinjira umugore yatinya gufata umwana we ku ngufu? cyane ko nta n'icyo bapfana. nyamara iby'amakimbirane yo muri rugo ushatse wabyitondamo mama. kuko umeze nk'ukongeza wibereye inyuma y'inzu. kerere ni ikirara. mama ni umwana mubi. abanza hari icyo mupfa. urubango yanga uriya mugabo twese turaruzi. njyewe niyo mwabintera mu rushinge byose nabyemera. utiki niba barabicecetse wako atari umwana yajya gutanga ikirego. ayiwe mama ayiwe turashize noneho. icyo ni iki? simwitara ndebera hirya mu idirishya. have mama have sigaho batagukura mu ijisho mama. zimwitara yewe turebe ko tumubona. iryo hanze uryihorere, nitutitabara se hari undi uri mu nzu uri budutabare. yewe igira hino mwereke bari mu rugana ku kiraro. nidukingura tugirira nabi, nituvuze induru nabwo kandi ariruka usanze ntacyo dukoze. gusa turabigenda dute mama? fata ikibando noneho fata umuhene w'isuka nanjye fata iki kibando cy'umukoropesho mama. dupfa gukingura tumuko gitumo ko cyunamye aracyunamye ku kiraro turebe ko twamurwanya. ikiza ujya fata urwamahoro cyangwa icyuma akabihitana. akuzi ko utagiye mu gikoni mama bakamubwira reka duhamagare mutwara sibo cyangwa umutekano mama. njyana nk'ubwabanyishe ikize hamagara nyuma yewe dore umuvuna muhita afite n'urwuma runini mu ntoki we. ukuntu ureshye we. umva yewe joyi umva hereza ya topito yanjye njya nifashisha nibuka ninyonera mwereke
bavugira mu mbuga urumva afashe umufuka we afashe agihamije cyakanyaga dore ngo kiri pfuko mama we dore ngo kiri pfuko mama kizaza kusaba kacyumva kirakururutse kigiye ariko ndirudahusha none ngwino tumusangeyo gacyakera kiriya gitaye mu mbuga ushobora cyava ko mwigenje turabona cyereka ko namba zambarwa kingura yewe muntu gumaho cyangwa ngo utabarize abashinzwe umutekano wa mujura umfasha we ndakumva mama mukuremo icyo kintu yambaye mu maso nanjye nkomeze amaboko kitaducika yesu mwami mama do bikira mariya we ibi ni ibiki mbonye emiri ni ukuri ni emiri cyangwa uzi ko ari we ni wowe wamubura gusa ni we dore ni we ni ukuri niko urinde kuza kunyiba wabuze iki wakigoryi jo muneruze tumwinjize mu nzu tumuhambire akaguru amahise atamushyiramo dore namuhameje umutsi w'igitsi yewe oya nako cyangwa reka tumuterure tumujyane iwabo birwarize sijya wamutumye kwiba oya mama oya wakigoryi ukuntu nakuvugiraga aho nitwe twamukomerekeje iki kiguteye kuza kwiba iriya nka yacu koko mi iki kiguteye koko kugeza numvaga iki se wumva iki hano ariho nakwiba ntihagire umfata ari nzi ko shangazi usanzwe uri umujura rero oya ni ubwa mbere yewe turabibonye koko kandi numvaga hano hatagira n'unkeka wamasoyi wafashije we wabara cyane shangazi we ariko mana emi uneye agahinda gusa nanjye ndababaye pe terura tugende terura tumujyane mu nzu ujya kwa muganga abone gutaha gifite biro gite n'inka yanyu ari nayikomerekeje mushaka uko mushake abashaka ko muyitabara ariko mana amaraso atayishiramo igapfa gupfusha wahagaritse we ariko ndababara we wafashije koko yewe mbega ibibazo hanyuma se domi ndakumva mureke ni iki gisigaye negereje muganga ngo hari izindi nshinge ari bumutere mbere yo kumusezerera mama ko witangira itama uretse no kwitangira itama se mubona ntazanasara kubera amafuti yawe ni kwemi koko barinda baguca ibirenge wabuze iki ni iki watuburanye ku buryo ufata icyemezo cyo kujya kwiba yongeye kujya kwiba kwa nyogosenga reka mwaragiye muranyifatira muntesha umutwe munteza rubanda mumenesha umugabo wanjye wari wiyemeje kumara irungu tugasazana none mugeze naho kunshyira mu bibazo mubikorera iki kuko eme mubikorera iki sigaho witonganya umwana kandi arwaye domi reka azabanza akiri ubone kumubwira ibyo ushaka byose oya reka mufatirane muri ki kuko n'abahanye bakiri bataragabanga kunyumva none ndebera guza akayabo kwa muganga bamaze kuduca ihangane ugabanya amahane domi ntuzi ko bavuga ngo utazizi narashatse azira narabyaye kandi nawe wabihungira rwose ubu se amafaranga baduciye ndayakuraho mwuka byaramo ubundi Chantal uriya niwe wakagombye kuyatanga kuko niwe wamvuniye umwana none kuva yamuzana ahangaha kwa muganga ntaranagaruka kumureba ngo aba mpimara domi wihangayika urakora ibyo ubasha ibisigaye nanjye nkongereho wibyereka kuri Chantal
kuko burya nta muntu wagira impuhwe nka nyina w'umwana yawe ikindi kandi rwose na Emile ni nk'umwana wanjye niyo mpamvu niyemeje gukora ibishoboka byose ngo avurwe neza. mwiriweho mwiriwe muga uje kumutera za nshinge se tube dusohotse muga oya si ngombwa ko bidatinda se Emi akumva muga ngaho ryamisha urubavu umanure n'ipantaro gutya ndongeraho gato ntabwo ari ngombwa kwambara ubusa utyo rwose birarangiye ntizi kinanjye banza amaze kuzimenyera hanyuma murajya ahandi bishyurira mu barisha hanyuma mwishyura ubundi mwitahire ndone karani akira agapapuro kanditseho imiti azanywera noneho niyo nayo mwayigura hanze y'ibitaro nta kibazo. murakoze cyane muga impa ku gapapuro duhame kandi nkabike ndahita nyigura. hanyuma ikindi mwihangane Emile ntabwo azongera kugenda neza nk'uko byahoze. ayiwe iwe mu byo mugomba kugura byanditse kuri urwo rupapuro harimo n'imbago. ayiwe data we bazagendera mu mbago yeba data we uravugisha ukuri muga umwana wanjye oya urabeshya muga oya rwose urabeshya ntabwo bishobotse kuko byarangira mise ngira umuga koko mwana we mwihangane warababaye cyane nta kindi mwakora ubu sinzongera kugenda neza koko ngaho rero murwaza ubukira data we muganga se urabona atagiye ariko mama kuki ntakumviye ko ni ibi nyine wari utegereje nk'ibi bikubayeho byakabereye isomo mushiki wawe wigize ntakoreka nk'ubu yakabaye yagusura ariko kubera guhora mu nzoga ntakiboneka amukurahiza arara mu kabari ijoro ryose amanywa yose akirirwa aryamye zamumenaguye mwana yanjye we ndakwinginze gabanya rwose ureke gutonganya umwana arababaye yaba ku mubiri ndetse no ku mutima uba akwiye guhumurizwa no gufashwa kwakira ubumuga ahuye nabwo kuruta kumwumvisha amakosa ye. sinzongera kugenda neza wenda nakira nakubwira iki pe ahumurizwa nande se ko njye ntasubira mu rugo mureke kuri iyi nshuro noneho ntunsiga turahita dukomezanya natahe wenda mushiki uhora mu nzoga niwe uzamuhumuriza. oya rwose ni ukuri nanjye sinsubira mu rugo aho ujya rwose turajyana ntaho nkujyane ntaho nkujyana rwose nimugende mugume mu nzu mwenyine icyo muzajya mukenera cyose muzajya mumbwira mboherereza amafaranga ariko byibura niturije mu mutima. oya mama wambabariye kuko niba ari isomo ndibonye mama waciye inkoni zamba koko mama ndakwinginze winsiga ubu ndababara ubu nibwo ngukeneye kurusha uko nari ngukeneye nk'agahinja mama ngirira impu ndeba mu maso mama ndeba turebane wicuri ku mutwe mama wambabariye koko ariko ngukeneye cyane mama umwana akeneye ukuboko kwawe kuko kerere rwose yawe ntacyo yamufasha ukuri ndabakeneye niba yasabye imbabazi mubabarire erega nawe imbabazi zawe ndazikeneye ukuri nziko ibyo nagukoreye byose n'urwango nakugiriraga rwose naguhoraga ubusa ni ukuri namaze kubibona ntabwo uri umuntu mubi pe impamo y'Imana mbabarira nawe mureke ngiye nakubabariye kera yego nimuze tugende nishyure hanyuma mbaherekeze mu rugo abe naho dufatira umwanzuro wo kuza iwawe. ni ukuri urakoze cyane pe mureke ndakumva mu rugo hareke komeza iwawe mbanze shyira ubwenge ku gihe kirere naba rusigayemo. ndabona hanakinguye yawe yakangutse kare rebe turashize nyagasani we wabaye iki kare niko iki kidendezi cy'amaraso se wabaye iki kare wabaye iki fasha jo fasha napfuye we shaka amazi yo kunywa gukomana amazi subu niko ye hatete se muyabikaye ndakoreka ngo hayo mbonye mbanze nkuramita dore nibyo ibi byabasabye ko nabyo mbona bitogesha byose nande se kubizi maze igihe nibana umva
jo sukayo ngayo mu kajerekani uzane nta kibazo upfe kuzanira uriya amaraso yose wavuye niko urandebera ukuntu wabaye ngahakira reka nkwegure nguhe ndabona nta n'ibyo unishoboreye ngaho gutomera cyane ntikira ntikikoko ndapfuye none se mbwira niki cyakomerekeje ku buryo uvirirana bene aka kageni kare wazongera usobejeho ngaho ihangane gutomera ibintu biteye ubwoba ngaho gutomera cyane bimeze bite byakugendekeye bite nyine joyi we hari abashyitsi banjye ejo twajyanye mu kabari kandi kari hariya hafi ya gare nuko turanywa munywa amayoga bigeze mu rukerera urabyumva nyine twese twari twatangiye kuba ibyatsi babiri muri bo batangiye guserera bararwara nyine ngiye kubakiza pesi ngiye kukubeshya hanyuma umwe ankubita icupa hariya mbega ukuntu yakubabaje we uzi ko wari upfuye nyabo singiye kukubeshya nahise nikubita hasi hanyuma ubu ngubu nagiye kugarura akenge ndi hano imbere y'umuryango numbaza uko nahageze niko guhaguruka ngo nze ndyabe ndebe ko nagera mu buriri kugera mu cyumba biranga mpinira ahangaha mu ruganiriro mwana yanjye we ubwo n'izo nkozi z'ibibi zakuzanye zirahaguta ngo hatagira ubakeka numbaze ahubwo jo reka abagome ongera usomye ku mazi ndumva numagaye umubiri wose gutomera cyane dore wavuye amaraso menshi Eko, umva muri ayo ngwino tujye kwa muganga ahubwo ibyo narinje no kukubaza ndabambiretse wapi ibyo kwa muganga tubirekera amafaranga rifite gusa nyine nagerageje kuyambira hakomeretse kugira ngo nyine harekere abakubu ahubwo jo apfukure umaragurire hanyuma wongere wapfuke hewe kurya uri umunyamafuta uzi no kwirwanaho ari undi bayashize mu mwuka kubera gutakaza amaraso menshi wimvugiraho mwana akora ibyo ngusabye hanyuma zirimara kugupfukisha igitambaro reka ndanashaka uko tugera kwa muganga oya yewe nabyo kwa muganga yewe ndabizi nzakomeza mpinduranye ibitambaro nzajyana nihanaguza amazi ari mu munyu azagera aho hakiri kandi rero ntukomeze kumfatanya n'ibikomere unesha umutwe sibyo kutajya uhinduka kare ubundi se ubu iyo ntahinguka wari kubigenza ute niko kubona wari utangiye kwicwa n'umwuma kubera gutakaza amaraso menshi ubundi se waruje gukora igikomere ukabana mwese mwanyaze iwacu baranaye ndambye bwarajya se ni wowe ariko wowe kare ni wowe nk'ubu narinje kureba niba warangije kwitegura ngo tujyane mu bukwe bwa mama wawe wabona utanibukaga ko asezerana murekezi uyu munsi ubwo urabyibuka niyo mbutahana ari kuba ngiye kureba niba koko basezeranye ivangamutungo umuhano nk'uko babitubwiye cyangwa niba murekezi yabirenzeho yewe ndabona bihindutse umva reka mpamagare mama wawe sinakomeza kukurebera ubabara gutyo njyewe ntabwo nabivamo rwose uze naba nkumariye icyoya reka muhamagare ubundi wabihoreye jo wabihoreye koze ko n'ubundi hose ko atarafata telefone koko Emi bite mama wawe ariho ko ari wowe witabye telefone ye oya mbwira icyo umushakira ndetse ukimubwira warahuze umva Karere yakomeretse cyane yanavuye amaraso menshi akeneye kuvuzwa mubwire sha nawe mujyane kwa muganga ntabwo namubasha njyenyine bibereye mu byishimo by'ibirori by'ubukwe bwabo basi ngwino wowe ngwino umfashe nshaka ari ikintu na kimwe rwose cyabavanye ni nayo mpamvu namufashije telefone ye kandi murekezi uramuzigira umutima mwiza aramutse abimenya ibintu byose ahagarara akabanza akaza gutabara icyo kirara cyanze kuva ku isi nyumvira oya ni uko bimeze ariko jo uzi uko mama na murekezi baberewe shemi ndumvise wibereyemo itandukanye niyo njye na mushiki wawe turi masi reka nagukupe njyewe ndabona urimo no
ntesha umutwe oya ndanagukubye si mwana yanjye kare abiwanye bose nta n'umwe ukwitayeho nta n'ubwo bifuza kurogoya ibirori byabo ahubwo kuko jo wanyijyaniye kwa muganga kumva nangiye kujya n'isereri jo maze ndumva mfite n'ibitotsi byinshi basi amafaranga yose wari utishyuye sibyo nzishyuza mama ningira amahirwe agakira ariko mana nyagasani niko ntubona ko urembye kandi wari wanze ko nkujyana kwa muganga ese ubundi wazasanze umuryango wawe kuki wazaze ariko watashye hakabura ukuramira ngo kwihutane kwa muganga kuko nyagasani nanitabara nabarira irya none ndakwigeze mbabarira ibyo uragukorera byose bitari byiza urasa utekere kuko umuntu utangiye guhindukara yezu wanjye umbabarire ni ukuri nimbona nyizi nzongera gusubira ku nzoga bariya bantu twagendanaga ntabwo nzabasubiraho zizongera kujya mu kabari rwose ntuzanajye no mu kabari rwose zizongera na bya biri byose uzigewe nibagiwe byose ntabwo nzabyongera rwose kere jo ndakumva mama ngiye maze gukura sinzajya kubana n'umugabo wa mama nyine nzaguma ahangaha niteze imbere nshake diporome cyakora nzajya gusaba mama wanjye ntangiye kugukunda ni ukuri yewe jo nawe bariya abantu bambaye imyenda yera uri kubabona ngo abake dore ukuntu bari kundeba ngo abantu ngo bameze bati we haguruka kare we fata gutya fata no mu bitugu fata zamuka we wino nkujyane kwa muganga ahubwo se nagushobora yemwe kwabuze mama mucyo muri uyu mukino nguhoze nte wanditswe na Karangwa Liliane mwumvisemo Domina mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Murekezi mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix, Claire mwakiniwe na Mugeni Aime, Emile mwakiniwe na Manishimwe Dieudonné, Joy mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Ndamage mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, naho uwabakiniye Chantal n'uwa Maria Cecile. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.